Ubusobanuro bw'izina Brigitte. Brigitte ni izina rikomoka mu cyongereza cya kera bivuye ku ijambo bridge bisobanura imbaraga cyangwa se ingufu. Brigitte rero bisobanuye umugore wifitemo imbaraga cyangwa se umugore w'agaciro. Rino zina ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo, aho hari na mutagatifu Brigitte wa Kiridare. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Brigitte. Brigitte ni umuntu udakurwa ku izima, ahubwo akenshi atekereza yuko ibitekerezo bye ari byo biba biri ku murongo. Brigitte ni umuntu ukunda ubwigenge cyane kandi akigirira n'icyizere cyinshi, ariko kandi Brigitte ni umuntu wita ku nshingano ze ku buryo buri kimwe cyose asabwa kugira ngo akore aragikora. Brigitte ni umuntu uba uzi guhanga udushya. Brigitte ni umuntu wiyemeza cyane ku buryo na bya bintu bigaragara nk'aho bigoranye we ashobora kubikora akabitinyuka. Brigitte ni umuntu wanga amagambo cyane, ari nayo mpamvu nawe akunze kuba avuga amagambo makeya, ahubwo akunda umuntu ushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Brigitte uzamwizere kuko ni umuntu udatenguha. Brigitte ni umuntu uzi gupanga gahunda kandi byose bikagenda nk'uko yabipanze. Gusa ariko Brigitte ni umuntu ushobora kugira imico yo kwibona cyangwa se kwifata uko atari. Brigitte ni umuntu uzi kwihangana. Brigitte ni umuntu uhorana intumbero, kandi Brigitte ni umuntu witoza disipurine agenderaho. Rino zina Brigitte ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu nk'Ububiligi, Australia ndetse n'Ubufaransa. Bamwe mu bantu bazwi cyane kuri rino zina Brigitte harimo Brigitte Macron. Uyu yamenyekanye kubera yuko ari umugore wa Perezida Macron, ariko kandi yanamenyekanye kubera kwigisha. Hari kandi Brigitte Bardot yamenyekanye cyane mu gisata cya sinema. Hari kandi Brigitte Nielsen, uyu yamenyekanye kubera gukina amafilime ndetse no kugaragara ku mateleviziyo. Rero niba witwa Brigitte, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Brigitte, reka nkwifurize kugubwa neza. Reka nkubwire ko gukora subscribe hano ari ikintu cyadushimisha. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhore ubutaha.